mu gihe ubukungu bw'isi bwiyongeraga kuva mu 1980 hejuru ya 29% by'ubwiyongere bwabwo bwagiye mu mifuka y'agatsinda gatoya cyane k'abantu. Ubwo bukungu uko bukura, umusaruro wabwo ubundi ugera ku isi yose muri rusange, ariko kagakundi ko karyoha cyane bikubye inshuro ebyiri uburyo abasigaye bose ku isi baba bahinduriwe imibereho n'uwo mutungo wundi usigaye basaranganya. Mu yandi magambo, ibyahindurira isi yose imibereho, ako gatsinda gatoya gakoresha ibi bikubye kabiri mu kurushaho kwibeshaho neza no kwinezeza. Ni abantu tutareshya mu by'imibereho, kuko ubashyize hamwe batunze hejuru ya 33% by'imitungo y'isi yose muri iki gihe, mu gihe 67% by'umutungo w'isi usigaye bisaranganwa n'abasigaye bose ku isi. Kwigwizaho imitungo gutyo si ibya none, nubwo kuri ubu bigenda birushaho kwiyongera. Ubukungu butaratangira gukura cyane kuva mu 1980, bene abo baherwe bari batunze 28% by'imitungo yose y'isi. Mu musaruro mbumbe w'isi yose baba bihariyemo hafi 20% yose, nyamara mu 1980 ibyo byari kuri 16% gusa. Kugira ngo umuntu yinjire mu ruhando rw'abo bakire, bitangirira ku kwinjiza byibuze ibihumbi 330 by'amayero ku mwaka. Ayo angana na miliyoni 330 z'amanyarwanda ku mwaka. Kimwe cya kabiri cy'abo bakire, abo bantu badasanzwe, bibera mu Burayi no muri Amerika. Si bacya cyane urebye, kuko ari miliyoni 70 z'abantu bari muri icyo cyiciro cy'ubudehe gihanitse. Nyamara wabita bacya cyane ubagereranyije na miliyaridi zisatira 8 z'abatuye isi. Kugira ngo ubyumve neza, abo bose bashobora kungana n'abaturage b'igihugu cy'Ubufaransa bangana na 1% by'abaturage bose batuye isi. Iryo 1% ry'abatuye isi niba rifite ubukungu bungana na 33% by'umutungo w'isi yose muri rusange, kandi bakaba barushaho kubihundagazaho, byumvikana ko 99% by'abantu basigaye ku isi basaranganya 67% by'ubukungu bw'isi byonyine, kandi nabo bakaba bashobora kuzisanga none basigaye basaranganya bikeya kurusha ibyo basaranganya none ubu, kuko nkuko muri Bibiliya babivuga, batabafite bazarushaho kongererwa cyangwa se kwiyongerera, mu gihe abasangira ubusabo ashobora kuzisanga batakigira n'ubwo busabusa basangira. Agatsinda k'amagana y'abahanga mu bukungu baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi kishyize hamwe ngo gasesengure ingano n'inkomoko ndetse n'ikoreshwa ry'imitungo y'aba bakire bageze 1% by'abatuye isi, mu rwego rwo gusuzuma umuvuduko ukomeje kwiyongera mu busumbane bw'imibereho y'abatuye isi bishingiye ku byo abantu batunze. Raporo y'abo bahanga mu bukungu yerekana ko ubusumbane mu bukungu ku bantu bwarushijeho kwiyongera kuva mu 1980, kandi byabaye mu bihugu byose ku isi. Icyakora hose ku isi ntibibera ku muvuduko umwe. Iyo raporo yerekanye ko mu Burayi, nubwo nabwo bafite ubusumbane mu bukungu ku baturage babwo, nanone ari wo mugabane ufite ubusumbane bukeya mu bukungu mu baturage ugereranyije n'ahandi hose ku isi. Aha 10% by'abanyaburayi mu Burayi bw'uburengerazuba muri 2016, ari naho hafatiwe urugero, ari bihariye 37% by'umusaruro mbumbe w'Uburayi bwose. Mu gihe muri Amerika y'Amajyaruguru 10% by'abaturage baho bari bihariye 47% by'umusaruro mbumbe muri Amerika ya ruguru yose. Ni mu gihe mu burasirazuba bwo hagati ho ubusumbane bukomeye cyane, kuko 10% by'abaturage usanga ari bo biharira 67% by'umusaruro wose mbumbe, ahanini bishingiye ku bisa n'amahame ashingiye ku gaciro k'umurengera gahabwa bene igihugu mu bihugu bikungahaye ku mavuta na gaze bikomoka kuri petrole bicukurwa muri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo iyi raporo yagarutsweho n'urubuga Brut itagaruka kuri Afurika, ntawashidikanya ko ubusumbane mu mitungo abantu bafite no mu buryo igenda yiyongera naho bihagaragara, ndetse birasa naho ari icyorezo. Ni nk'ihame ko isi igana mu cyerekezo cy'ubusumbane utazagira iherezo, dore ko aho kugira ngo bugabanyuke burushaho kwiyongera. Ngo kuko isi ihagaze mu bigendanye n'ubusumbane mu kwigwizaho agatubutse bwahozeho, ariko bugenda bunarushaho kwiyongera. Nitwa Trésor Pierre Chanel.